Niyo nakubwiraga abakire ba Kampala bo nyine kwinjira mu kabari umukire we aba yumva ari free wenda sinavuga ko ari bose iki nabikwereka umurumuna wa Museveni araza muri club we ntatigeze ko bamuvuga akaba yahaguruka akaza akanafata microphone akavuga yego rat ni uko miba mumenye ko ahari umukire wa Kampala kugira ngo bamenye ko ahari we ashobora no kuza mu kabari agahita avuga ati no one urwongere kwishyura asibye ibintu wabizana ku Banyarwanda uriya mwana urabona wowe yatanga amashiringi urukumva amafaranga y'umutuku s'amadolari abaho y'umutuku ntago ari umutuku niribona niri atarabihuye ntago ari umutuku ndabona mutiribuze kwimukira Bugande urukumva so Element Kampala baramukunda byatari numwe mu bahanzi bo mu Rwanda Element sibyo narabonye cyaje muri food Afrique noneho agatunda uzi impamvu abagande bo niba abantu bafata umucuranzi nk'umuntu usanzwe uri aho ngaho noneho habayemo ikibazo urumva bo kubera ukuntu bafata abacuranzi The Ben avuga ko azazana bande ye The Choice Live cyane ndabeshya cyane buremeje nabizi se akomeje kuwuduha ubundi hari ikibazo biba bigoye gusubiza rimwe nakubaje ngo sibyo se iyo uvuze ngo yego ubuvuze ngo ikibwo ubuvuze ko atari byo gute nkubaje ngo sibyo nyine okay nyine bijyanisha n'ikibazo kugira ngo reka mvuge Brenda ni mwiza sibyo yego Sibyo ndahakanye sibyo mwese urahakanye sibyo kunibajira ho kabaza nibyo iri hakabazo sibyo mvuze ngo sibyo ikireka ahubwo wowe subije ntaho hari basi bishye mvuze ngo ntaho hari Brenda ntaho hari ntaho hari subiza ukoresheje yego cyangwa hoye Brenda ntaho hari yego ubwo uvuze ko ntaho hari cyangwa arahari yego ntaho hari mvuze se ngo hoya ubwo simpakanye ebyiri zihinduka yego guteze Brenda ntaho hari hoya arahari kuko wari uvuze ngo ntaho hari ubwo ikinyarwanda yakishe hoya kuki banje hoya kandi iya ikabiri ikurikira iri yemeza iri affirmative okay nibyo base nk'ubwo bishyize mu kiganza ni nguki uwo manyo Uganda asawa abakomvayere bo mu Uganda bari kuvuga ngo kibabo ntago nabonye ariko mukanya uzi umupeti witwa Tekero uririmba muri Sherry Silver ubarizwa muri Sherry Silver Foundation mukanya ngira ngo nta n'iminota myinshi iciyemo nibwo ariko nejo nimugoroba n'injoro nibwo Sherry Silver yagiye kuri Twitter arandika ngo one of our most popular singers in Sherry Silver Foundation constantly gets cyberbullied for his teeth, and we are tired of deleting the comments. We are looking for a dentist who is willing to partner with us to get him a long-term solution. Thank you. Ubwo yashatse kuvuga yuko umwe mu bana babarizwa muri Sherry harya wa mudokiteri we nagavura amenyo arayavura nyine komisiyo itiryo ubwo kazi akabasha gupatsa n'inga partner ko kahise gatuma ncika intege ariko birashoboka azironga zofata kuko bafite platform nawe byose ibintu imikoranire birashoboka ni kimwe yarimo platform nta kintu bafataho wowe niwe wakwira amafaranga nyine ndikubwira wowe nta kintu nagifataho guteze nabwira uwo wabahuje urukumva cyangwa yitukora company y'ubuganga reka guhereza akazi ngiye mbanza akazi tuvuge nk'urugero namubaza nti ubundi gushyiramo na pareye first of all kugira ngo amenye ajye ku murongo niba bisaba yo kuyakura cyangwa kugira gute ati wenda ni miliyoni sawa nkurikije miliyoni platform za Sherry Silver cyangwa se nawe brand ye cyangwa se n'abana wenda baramutse bakwabamarije wabishyira wenda miliyoni ku kwezi followers bangahe miliyoni ku kwezi n'urugero none ugiye gufata uriya mwana umukorera amenyo ntibakwishyure bazakwamamariza amezi 2 ubwo urumva wakishyuye miliyoni 2 muri amezi 2 none uzishyura miliyoni 1 ntange ume miliyoni nk'umuntu wabahuje si business akubwiye ko adashaka kwamamaza ntashaka kubishaka miliyoni 2 zivuye he bamamariza amezi 2 kubamamariza amezi 2 uvuga ngo miliyoni dufite mangahe ubwo tuyapese apareye ko zimaramo imyaka n'imyaka apareye zimaramo imyaka n'imyaka ahubwo Sherry Silver n'umuntu wirekura bro Sherry Silver nawe ubwe platform ye urukumva yakwamamariza platform y'abana yakwamamariza ibyo birashoboka urukumva yuko uwo mwana bamukurira amenyo cyangwa bakamushyira amapareye kuyakura kandi
si yamera ntabwo iriya kimera amenyo ubwo bayashyiramo apareye nanjye kubishyira hanze urumva we yavuze ati turambiwe comment zimwaza cyangwa se zivuga umwana wacu mwabihoreye ko aba haters bahoraho ariko nanone hari umuntu wabuze intenge ariko nanone mwana ntabwo wigeze kubona message ku buryo wajya guhindura amenyo y'umwana ngo nuko bari kumusaba ntabwo wigeze kubona message nuza Kizi yandikiye Dumba buriya Dumba yise Kizi kinyo urukumva noneho kubera afite iryinyo ry'iminyikirane noneho arangije Kizi yandikira message Dumba ati ngiye wanyise kinyo ndababara ariko birangira mbyihoreye ubukinyo ryaramfashe ati none rero na Krisizi nawe mwitera ukovu utuko afite inkovu hano ibyo ni wabibonye so rero birashoboka kandi nawe yarakozemo brand yakinyo se oya easy siko nakaka emoji keza cyane gafite niriya nkovu ya hano ari igihe ushobora gufata ikintu kiri kuri wowe cyose ukakibyaza umusaruro urumva ariko ibyo bisaba kuba umuntu mukuru ariko ubaze umwana byarakubangamira nabwo ukagihindura akosha umwana ntacyo utakora kugira ngo ibyo bintu bitamugeraho wanarikuza kandi uriya mwana ari very talented akoma ingoma akubita ingoma ni umuririmbyi mwiza tubanze tunenge abantu bakoresha amagambo atari meza bavuga ku mwana cyangwa kimwe nuko wasanga abo bantu aribo bagiye gutuma wenda ayo menya akorwa nta gahunda yo kuzakorwa yari none se uwo mwana ko bitari bamumangamiye kugera aho ageze uravuze ngo nawe bifitemo inyungu uribuka ntabwo uzi kwa kundi ngo babaga birukanye nk'umuntu gatukura abantu bakajya live baba arihe kankubwira ikintu kimwe babo niyo ufite ikintu cyiza nko kuri televiziyo ukoraho bakwirukanye oya none se ubwo wageze ngo tureba ukuntu biba bintu bisa tureba baba dari ni ibicuma Ntabwo babo nuko bwarwe bwawe urabona ko nta kintu bitwaye bijyanye na style ariko abantu bifashe bagatangira kubivuga nabi wajya kubihindura kandi mbere ntacyo byari bigutwaye wasizeho biterwa na n'uwo ngukira sigaho nabihindura abantu se wabanezeza uzi ko abantu urabyibuha ngo kirabyibushye waranuka ati sidira mwishe urukumva noro bavuga batubwiraga ngo sida y'ingande yo ngo yandura urwaye ninde ingo imisara bigera ku 10 ngo yandurwaye ninde niyo kwageze wivuye mu Rwanda urwaye sida ukagira kamparo gasambana ngo turware ndisi no kuvuga ngo aka hano ni nakana bebe ariko abo bantu bakora cyberbullying I guess yuko bamugane byandi bavugaga ahubwo niwe ribe akagombye gushaka ariko nanone nabo ari kuntu babigoye ko ribe yanabijyamo kuko umuntu kwandika comment ese mwazakoresha amenyo y'uwo mwana tuvuge ba postinze umwana baramukunda kandi ibyo ni umufana nyine we wasanga hari adafite na rimwe oya nta kibazo we ntabyoze urukumva so ibyo ntago ribe yabijyamo wenda byarengereye oya byarengereye baranakora suicide yego uzi ibyo bintu bre waraye igihugu cyose bagifunga none se ko uzi comment ziba zihari uzi imico yose batuvanye nibyo byananiye biragoye pe utarahura n'umuntu uzajya no kuri page ya rib nayo barayiburiye nawe ureba tereka ku muntu byibuze ariko nyibukije akaronye kuri Twitter umuntu avuga ngo yapostinze umupolisi ari mu muhanda ari mu kazi ke arangije aravuga ngo ariko ngo ndashaka kwibariza ubu ntabwo naparika ku ruhande wenda bikashoboka kuba nanasuhuza umupolisi ngo nkamuha na 30 yo kujya kunywa amazi arangije baramusubiza ngo ibyo arimo rero ni akazi nta kiba bimutwaye nta nubwo wemerewe kuhaguruka ngo ujye kumusuhuza kandi ngo ntabwo dufata tipa ariko ibyo bintu nibyo tipu kuko buriya tipu umupolisi baramutse bamuhaye tipu nyine biro official ese wagitandukanyirize na ruswa yagitandukanyirize na ruswa se kuko ruswa hari umumama bafunze mu minsi ishize luckily yaje kubona aratsinda umukozi we yaramwibye ubwo ni kwa kunini muri mutegereje kuzajya imbere y'ubucamanza mukaganira kuri kese zanyu yabyitubwiye nari ndimo hariye yagiye kubasura none ubwo ngubwo arangije arambwira ati we umukozi yaramwibye ajya kumurega sibyo umukozi niwe wamureze umukozi yibye umumama nyine wafite kampani ajya kurega umukozi amaze kurega umukozi nyine ajya gutanga ikirego nyine baragikurikirana basanga kuko umuntu yaramwibye baranabura naranakukatirwa ajya imageragere we yaje kujya mate arangije umumama we
yari urumva yagiye kurega kuri RIB arangije we ahita afata ibihumbi 100 kuri telefone ntiyanamagaye uwo mumama yari yakiriwe nyine n'umukozi wa RIB arangije ahita yoherereza kurumva baranavuganaga ikirego cyakigeze hehe wenda azajya mu kuburana ejo bundi ikirego twagishyirije ubushinjacyaha birumvikana yavuganaga nande n'umugenzacyaha nyine kugira ngo amubwire ikirego cyakigeze urukumva arangije bamaze ikirego kirangiye yanaburanye banamukatiye kwa kuntu murahita avuga ati akuriya muntu wa RIB yaramfashije urukumva ahita amworeza 100 kuri mobile money kamugura agasoda ntiyanamuhamagara arangije ahubwo umukozi wa RIB we ahita ajya kurega nyine kumurega kubamukuriye ariko nawe umukozi wa RIB yakoze nibyo kuko umukozi wa RIB nawe ntumenye ngo ukuneka ari hehe sibyo nawe barashobokaga kubona transaction ziri hagati ye n'umuntu watanze ikirego bikitwa ruswa kandi akitwa kari we wayiriye so umumama arangije ntiyanamagaye umukozi wa RIB yamwandikiye message warakoze waramfashije nayo nguriye fanta message niba yamwandikiye ashobora ko tanana yamwandikiye arangije umumama umukozi wa RIB ahita ajya kurega nawe ati umuntu amaye ruswa urukumva ati bimeze gutya na gutya kandi ikirego cyararangiye umama suko bamuzanye kandi yari umumama w'ahantu anakomeye ahubwo se wamungani wawe nawe ko bigiye kumira n'ibya bwa bukwe none se niba ikirego cyari cyarangiye ruswa barayitanga bate nibyo rero ngiye kugusobanurira umumama nawe yumvaga ikirego cyarangiye ni ruswa gute ariko se amategeko yaramenya gute nimba mutarabivuganye mbere ngo binkurikiranire nyuma nibirangira uzampa amafaranga urikumva umumama yaraje noneho igihe twajyanye kuburana n'imbere hano ku rukiko rwa Kicukiro banadusomereye rimwe umumama yagiye Mageragere bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo Latri ejo bundi nibwo twavuganye ndamuhamagara yes nta muntu ushobora kujya Mageragere batamwogosha twavuganye ambwira yuko yaje kujurira ubu baramurekuye nyine yaraburanye 30 y'agateganyo bayigushyiramo kugira ngo bakore iperereza ryimbitse barebe niko bimeze so ibyo rero nkubwira tekereza umupolisi uri ku muhanda umuhaye tip sibyo ari mu kazi none se ubwo ngubwo kamaranga mutima hari n'igihe akora akaganza umuntu ashobora no guhita kwemerera ugaca hatemewe ese niyo ngiye tuvuge bari kureba nyine transaction igihe ku kazi afiteho kirindwi atashifite ahubwo uzi none umupolisi yajya yirirwa ahagaze ahantu azi hari guca abakire bamupanga ahantu atarashya bangana batsakuhagarara akavuga ati none ahubwo ashobora no kurangira yafata mu mutwe plaque zitahagaze cyangwa imodoka akavuga ati cyangwa ukuru umuntu ashoboye yamanuye ikirahuri aturiya ni Brenda utambutse babo cyakoza mvuze abandi nawe byaba ari bibi cyane iyo winjiye mu kabari cyangwa mu kabari utanga tip abaseriveri barwanira kukwakira bashobora no kubirwa uko bipfa doreba umwe amaze kubaza icyo kunywa agahita niyo mpamvu twigana nta bantu bajya batwakira nweze bakwakira gute nta tip utanga ntabwo bishoboka urumva rero niyo mpamvu ariko RIB bayisubiye nako polisi yamusubije neza yamusubiza ati rwose nakaza ahemberwa kandi agakora gakunze aranagahemberwa ati tip rero twe ntaga abapolisi twakira tip wenda mwahuye atari mu kazi wamugurira n'inshuti wenda ibyo ntabwo birengeje bari active nyine basubiza kandi babwira abantu iby'amategeko nyine gake gake tugenda dusobanukirwa amategeko cyane rwose ni fresh byatari Brenda nakubwiye yuko ndibukubwire kuri Element buriya ari amafaranga nimba ka video gahari bagashyiramo sibyo Element ya performance kuwa gatandatu muri concert ya The Ben ku cyumweru rero nibwo yagiye gukora muri ako kabari ariko kari abamuhereye amafaranga ibyo nagusonone mbere bigitangira abagande bukuntu bameze sibyo ntagara yoke niko bameze bumva ko umuntu kuza public ntacyo nyine bimutwaye benshi muri bo kugaragara urabona nk'uko no mu kabari hari Kigali iyo hari abastari bahateraniye akenshi uzumva nka MC ari kuvuga izina ry'umustari gusa ngo welcome kanaka thanks for ibugande rero ahubwo bavuga bakire mu kabari abari kuvuga ngo Alex Muhangi is with us urukumva bakavuga umu MC kuko bavuga ati nimuvuga nanjye arama ku biceri agahita avuga umukire kanaka ari umukire nahavuye twamenyanye urukumva ako nkunda nari rwose aho ugeze uri sanisha abakire ndabakunda yego rata ariko ntabwo natuma bamenyera
urukumva no urumva rero umukobwa nkuriye yafashe ibaze gufata amadolari nka 300 manzo musuhuze ariko nawe tazanatwicira bibuganda ndahita nanamamaza ni umukire bita David who nagaze ikinyarwanda giye kuvuga mu cyongereza kubita nushaho mutema ni kiganje ariko sigwa mutuko icyongereza mu cyongereza my boss Davidson he is the owner of Aquafina water and Pepsi Kampala. That's a club? Pepsi is a drink. It's a drink. It's a drink, Pepsi. Aquasip. Aquafina, it's a water. Aquafina, it's water. It's water. Hey. And Pepsi, it's a drink. The owner. The owner. Pepsi say niye. In Kampala. In Kampala. He's the owner of Pepsi and Aquafina in Kampala. Hello, my brother. I drink the water you wash with your body. Brenda uri ujye abakire iyi video kuyibona nawe urishyura nawe ndishyura nabibonye ubu nawe mwarekereje nibyo nakubwiraga abakire ba Kampala bo nyine kwinjira mu kabari uri umukire we aba yumva ari free wenda sinavuga ko ari bose ikinabikwereka umurumuna wa Museveni agaza muri club we ntaje atigeze ko bamuvuga akaba yahaguruka akaza akanafata microphone akavuga yego rata ni uko miba mumenye ko hari umukire wa Kampala kugira ngo bamenye ko hari we asho no kuza mu kabari agahita avuga ati no one urwongere kwishyura asibye ibintu wabizana ku banyarwanda imico nyine y'abantu bitandukanye urukumva kandi ni nacyo kitugira abantu buriya twese tubaye kimwe ntabwo byaba ari sawa icyo dutandukanye n'icyo kitugira abantu urukumva ese uri kurunguruka gure uri kumva uriya mukobwa rero yazamukanye amadolari akubita element amadolari kandi wavuze ngo ni amashiringi oya ni amadolari uze kuzuma ingane zoe tunabibona kabisa uriya mwana urabona wowe yatanga amashiringi urukumva amafaranga y'umutuku s'amadolari abaho y'umutuku ntago ari umutuku niribona niri atarabihuye ntago ari umutuku ndabona mutiribuze kwimukira i Bugande uri kumva abamutsibuye amadolari element no ni mafiera afite ukuntu akurura abakobwa ariko element hano ko atashaka no kumukoraho oya reka genda umusore wacu yari yirukanze ako uriuza umuntu wambaye rinete umuntu wambaye filme bro nta ka video wabonye kabajama bari babicaranye umujama ariko ya muri telefone yambaye rinete agacaho umukobwa no undi mutipa agahita mukura muri rinete ngamwereke agatasanga ahubwo niho amaso yari muri element ryo ngana amaso yari ukumva nazira yafe ariko buretse katangira nawe utari wafashe ino video ikagatangira rero tubibona no wafashe ino video oya ntaga ari nge baba sarariho uretse rero gatangira umbwire element urabona bari kureba he ngo iki shamusore wacu nuko muvuga Robinson ese kukanze gutangira uretse rero hadashya uretse rero buri ari net ewan ese brand ubundi wajya akore kuri boss kirazira ariko wamungane oya ntabwo ariko bari byiza kubera ko ntabwo ubuzi uwo mukobwa mugazanye nandi nibyo navugaga cyagiye muri Gen Z buriya nkuriya mukobwa ashobora kuba yazanye nk'umukire ari nawe umuhaye amafaranga nyine oya apana umukobwa akishima agatavuga ati numva nahereza element amafaranga atavuga ati nta kibazo rega nyine ngo kwakundi kera rega ngo kundi kera twajya gusenga umubyeyi agahita akoramo ngo jya gutura uri umuhanga cyane ubundi ukahita wubahuka aya amafaranga tujya kuyagura biswi urukumva rero ibaza amufasha atazi ngo ntabwo byanungura bagahita bajyaga bamenya igiceri cya senkani kera cyari kinini urakibuka mana yanjye barakizi ndakizi nyine ariko mbona gute noneho hari umuniga agiye ku ruzenyero ajya kuvunjisha mu maturo atanga 5 ahita yivunjira yigarurira 3 ahita akora mu giseke ashyiramo 5 ahita akora mu imbere arangije akora muri 3 ashyiramo 5 akora muri 3 ngene napanze gutura 2 hanyuma si ubwo ndetse wamukora iki baba rundi we yaragiye gusenga ati mana taga krize nshaka 10,000 none icarana n'umu boss leta mubwiye ati jya gutura petit ni mu 10,000 ahita aca mundi byati mana urakoze gusubiza isengesho ryawe ariko nibyo atayitaye ariko nanye numva wamunsubije ndumva so element Kampala baramukunda byatari numwe mu bahanzi bo mu Rwanda element sibyo narabonye cyagiye muri food Afrique noneho agatunda urukumva rakubita no muri concert ya The Ben bayishyizemo yewe we ni DJ Flix wayicuranze
baraguruka abantu baraguruka ni ukuvuga ngo abantu bacurangwa cyane Kampala ni Element, Bruce Melody, The Ben na Africa baramucuranga ariko kubera buriya umuhanzi iyo yagiye gukora igitaramo nk'hariya buriya nka The Ben ashobora kuba atarishyura amafaranga menshi Kevin Kade ariko bari uburyo bwa marketing ku rwego rwo hejuru na Kevin Kade buriya batangiye kumucuranga kubera ko yarahakoze n'igitaramo mu minsi ishize. Kade ni muzima sikara ashatse gushimuta ashoye abandi. Kade ni muzima ariko buriya ni byiza ko umuntu amenya audience y'abantu ari guperformingira. Buriya hari audience uba ugomba gukoreraho ibintu niyo utagomba kubikoreraho. Yakoze ikirere. Uri kumva kuri stage y'abantu b'abasirimu muri Serena kujya kwiceka hasi ngiye mu mitekerezo yanjye. Ntago ntekereza ko byari bikwiye. Ushobora gukora performance nziza. Niyo bivuze ko Uganda bakora icyo bashaka. Oya nyine ndi kuvuga ni abasirimu ariko burya n'ukuntu benjoyinga. Igihe cyo kwinjoyinga no kwenjoyinga. Rero kwenjoyinga bivuze urabona bya bintu kera ndabyibuka. Oya vuga. Hari company itumanaho yajyaga izana abakobwa kubyina. Reba. Ku kimodoka. Hari umugaride w'umukongomani wajya guserebura kuri adundi ikibuno. Muri kan. Ni sikuriya. Ngiye mu isura yanjye okay muko mbitekereza hari uburyo cyo ugomba kuba reka tuvuge nk'urugero bagutumiye muri concert y'aba president sibyo cyangwa se ya high levels nyine ntabwo wajyayo ngo ujye gukora. I don't think ko bamutumiye naho ahantu ha president atabikora. Oya nyine cyo ndi kuvuga ko wabyumvishije ni muri guhuza nyine kuki noneho watabikora noneho kandi nabwo yabikora kandi yabikora kuri ngiye uko namubonye yabikora nyine ashyiramo ishyaka ryinshi rirenze urugero nubwo mbere se yaba performance ahantu harenze ntabikore nuko umwe muri Buganda sibyo kandi show iraribwa hariya nawe wabyivugiye cyane none niba shiribwa kuki adahereza abantu situation yose akazamenya azakoramo mu gitaramo gitaha. Buri wese buragira uko yori kariyeri ariko nye mu bitekerezo byanjye buri umenye audience ugiye guperforming icyo ugiye gukora tuvuge ngiye babo nimba agiye gukora ikiganiro n'umwana ngomba kumenya yuko nyine ngiye gukora ikiganiro n'umwana amaze ibibazo by'abana nimba agiye gukora n'umukecuru nkamenya uko mubaza nimba agiye gukorana n'umusaza ntago uko nzitwara ndi gukoresha ikiganiro titoremarara ariko nzitwara ndi gukoresha igipapa cyangwa sibyo so iyo ubimenye rero akenshi birafasha n'umuhanzi rero najya kuririmba i Butare cyangwa se mu Ruhengeri Musanze ntago kazitwara ariko azitwara najya kuririmba muri Serena cyangwa muri convention center cyangwa yagiye guperforminga mu bukwe bw'umuntu uri kumva byose bitandukanyije birafasha. Brenda nawe wari iyo gushyira kuri stage wari ku nje uretse ko za siporo ntazishobora ariko ntacyo bitwaye kugira umuntu abahe Kade ni mubi cyane ariko nahoze mbona abantu benshi bari kunenga abanzi b'abanyarwanda uburyo baririmba kuri stage live music zabo nanjye ndimeranya nabo kabisa ndemeranya nabo bimeze biteze nyine hari igihe umuntu aguha ibyo wamutekerezagaho ibyo nta kiba kirenze ahubwo ikirenze ni uko umuntu aguha ibintu nyine birenze ibyo watekerezaga sibyo bigutungura kuko n'ubundi ndabizi ko The Ben kuririmba akavaho indirimbo iyi akajyamo iyi ni ibyo nyine ni ibintu bisanzwe ariko abakenewe ikintu nyine cyihariye sibyo sinzi nimba ujye ubona nka performance y'umuhanzi bita Kidumu n'urugero reka mvuge Kidumu numwe mu bahanzi b'abahanga kuri live muri Africa muri East Africa cyangwa ukareba nka performance y'umugabo bita Fally Ipupa ngira ngo amaze no gutwara best performer muri Trace yabereye i Kigali niyabereye Tanzania Rwanda nawe witwaye so abahanzi benshi b'abanyarwanda bakora repetition iyo barifite igitaramo uko ibyo kintu niba nashyiramo imbaraga kuko nyine baba bazakora bya bindi bakoze ubushize no guhura na bande uribuka ati aha tuzamuka handi tumanuka ni fresh ati iyo twisubira kwa kundi se gutangira muri do tugasoreza muri mi ni ibyo nyine niko nguko barepeta mu gihe ubundi bakubwira ko umuhanzi nyine niba ari umuhanzi wumva ashaka umuhanzi munini nibura ugomba kugira nk'uko ujya muri studio ugomba no kugira bande ukavuga uti nibura rimwe mu kwezi naba mfite show naba ntayifite ngomba gukora rehearsal mwito nyine nka nkakora repetition uri kumva mu gihe The Ben we n'impamvu yageze Kampala atinze babanje kugira gutekereza ko azakoresha bande ya Kampala waravuga ati wapi ngenza akoresha symphony ubwo urumva guhita ugifata decision kujya gukora repetition ukazana iyo bande nyine biba bigoye tu nimwe mwaracuranga byabaragucurangiye ariko biba bigoye ko muri bukora ibintu biri perfect nk'urugero symphony ni bande nzi neza ko ari bande iryoshya stage kuri rwo hejuru
ahubwo ntabwo ba performance nta nicyo kintu cyantangaje Ntabwo bigeze- Symphony nta performance nimwe bakoze ntabwo bigeze batanga show reka 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 Gusa ubundi navuze ko ari- Symphony umutipe bita hariya apana Joachim wa mujama w'umusoliste wita nde Frank ni umujama ugukubita show Brenda acuranga bass agukubita show hanyuma se kuki bata performance nanuza na Joachim soliste agukubita show akuzana gitari y'ubwayo agukubita show niba batarabaye nta performance nta kintu bakoze mwigeze mufata uri kumva ku buryo nyine byaranunguye nyine njye ku yindi side muri Symphony bazanye. ku yindi side birumvikana ndetse niba bari baraje nk'abacuranzi ba The Ben bataje nyine nk'aba perform oya ahubwo ikibazo cyabayemo aba bashobora kuba Symphony baraje kuri stage batishimye uzi impamvu abagande bo niba abantu bafata umucuranzi nk'umuntu usanzwe uri aho ngaho noneho habayemo ikibazo urumva bo kubera ukuntu bafata abacuranzi The Ben avuga ko azazana bande ye nk'abantu bateguye igitaramo bajya gushaka ibyumba bafata ibyumba bya yaza byo kundi bafata bande zabo ku buryo nyine uvuga uti umuntu wa bande sisi yarara mu cyumba cy'ibihumbi 50 by'amashiringi n'urugero 50 by'amashiringi ni kirindwi mubo n'ibihumbi 15 by'amanyarwanda 20 by'amanyarwanda icyo cyumba mu by'ukuri kiba ari icyumba gisanzwe sibyo kiraho kabisa so noneho bahageze basanga ibyo byumba ntago barabihaka barabyanga kuko simba ese ni true story cyangwa uri ni true story ibyo ni kubwira ni true story ku munsi wa buriya Symphony hageze turi gukora press conference ubwo hari kuwa gatanu uri kumva kuwa gatanu yego kuwa gatanu ko twahageze kuwa kane ninjoro The Ben aza kuwa gatanu nibyo yes urukumva The Ben yaje kuwa kane nawe ninjoro ni kuwa gatanu sinibyo urukumva kuwa gatanu mwana kuwa gatanu noneho urumva rero bahageze Symphony bahageze icyo gihe nibwo bagiye kubereka ibyumba barabumva batangira kumva ko babasuzuguye gufata icyumba kimeze gutyo ukajya kukirazamo nyine Symphony urukumva bande y'Imana noneho abari bafashe ibyumba bo bumvaga ko nyine umucuranzi ari umuntu usanzwe bumvaga ko babataye muri VIP babataye muri VIP ati nawe turabubashye byasabye ko Symphony bashakiraho kuba nyuma nibwo bajya n'ahandi naho Symphony barabahanga babugiye kwira kuri level nyine babashyize mu byumba bizima uri kumva so rero icyo ntekereza nuko bashobora ko baraje nko kuri stage wenda cyangwa se wenda stage management oya batananiwe ariko nyine hari ukuntu umuntu agutreatinga byanze bikunze ubwo urumva hajemo ako kantu bigenda neza so ariko hari ukuntu umuntu agutreatinga ugamuha ibyawe byose kunarenza cyangwa se stage management nayo akaba ari babaye ikibazo ntibapange uburyo nta nubwo The Ben yavuye kuri stage avuze ko ari Symphony yamucurangiye sinzi niba warabibonye ntabwo yigeze okay ubundi hari uburyo kimwe umuhanzi umaze gutanga concert iyo ufite stage manager mwiza uravuga uti mwakoze kuza urukumva mu guitariste gutya pianiste nubwo abantu bahageze ntabwo bigeze bamenya ngo ni iye band yacuranze ntibamenye ngo niyo mu Rwanda cyangwa niyo muri Uganda uri kumva abantu na mistake bakoze ariyo mpamvu The Ben akeneye nyine umuntu ntabwo ari The Ben umuhanzi wese abakeneye mu hejuru abakeneye stage manager man stage manager wa muntu ugushushanyiriza akavuga ati The Ben indo ndirimbo nirangira reka uze guhita uva hano ugende uhagarare hariya umugitariste ahitaza akubite gitari imeze gutya namara kuyikubita wowe uraba wanamanutse uhita uturuka mu bafana uhita uzamukira mu bafana ahita azavuza induru urukumva ati hariya tuba twahateguye umufana umeze gutya na gutya uwo mufana baraza kumushyiraho itara ahita azamura icyapa cyanditseho wakoze The Ben nyine ku buryo iba ari stage management nyine ubona ko bro ishushanyije ahubwo se udatangiye urukumva nabatakampaye niba kama nzagakorana ndagashobora urukumva ni ibitekerezo muri kuvuga ngo Kampala yahiye akavideo mwakoresheje urakazi oya kare kameze ngo nari ndimo muyoboke manageri yara performing ni cyo kibazo cyo nyine manager yakubise umuziki dore nari maragira burya n'umukobwa mwakoresheje David bari kuri tele ariko ntabwo nakariya kavideo nkarimo ariko nyuma nibereye ku ruhande rw'igikundiro urukumva so rero nyine bikwiye kugenda gutyo n'ubundi ndabizi ko abantu benshi bari bategereje kuvuga kumva abenshi bavuga ati murashima gusa ariko nibyo nicyo kibazo cyabayemo kuba Symphony batarayaho umwanya kandi ari band ikomeye kumva ndetse ubwayo bro show itanga Symphony ubwayo ibiremereye kabisa Symphony uyishyira kuri stage ukayiminota 15 yonyine bacuranga nta muntu uririmba abantu bakizihirwa
ariko nta byabaye. Ikindi umuhanzi mukuru yaba Bruce yaba Ben yaba nde wese abakeneye stage manager ku buryo azayamupangira ibintu bro. Stage hanze barayitegura urukumva ikabishushanyije ukamenya ngo uwo muntu nava niba mara kumumurika azambaye The Ben wakoze itara ritari kubita ku mukobwa uri hari ameze gutya na nyine ku buryo babishushanyije kuri umuntu akayabona ni move ari kureba bro. Icyo nicyo kintu gikwiye ngira ngo time yatujyanye sibyo. Reka tugane ku musozo Brenda. Sezerera abantu bataye mwigisha. Mwakoze cyane kabisa kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tuzongera kubonana ku munsi wo kuwa kane nabwo tuzadufite amakuru aryoshye ndetse n'abatumirwa mukunda cyane nimuzabure. The Choice Live.